Rayon Sport nayo yabonye uburyo bubiri bukomeye bwabonwe na rutahizamu Paul Nganye ariko ntaboneze mu izamu ryarimo Pavel Nzira ndetse n'umupira Alisane yakoze bamwe bakemeza yuko ari penalty ariko abandi ntibabyemere. Igice cya mbere cyaranzwe no guhangana hagati y'abatoza muri tactique zabo ndetse byanagaragaye ko ikipe ya PRS yari yarushije ikipe ya Rayon Sport. Igice cya kabiri gisa nkaho Rayon Sport aribwo yagarutse nubwo uburyo yabonye itigeze bubyaza umusaruro. Iminota 90 yarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Ubu mukino wa 27 aya makipe amaze kunganyamo bahura ariko kandi 45 byari kuri Stade Amahoro. Ku minota 24 barahagurutse bakomera amashyi Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuba yaravuguruye Stade Amahoro ikagera ku 45. Abanyarwanda bakaba barimo bareba uyu mukino bishimye ariko kandi bakanamushimira uburyo yongeye kuyobora abanyarwanda muri manda y'imyaka 5 igiye gukurikiraho. Ibyo byose bikaba byarabaye muri 2024. Nyuma yo kurangira k'uyu mukino abakunzi ba Rayon Sport ngo ikipe yarabacitse ariko kandi ngo abareba neza ngo bazongere barebe neza giriya penalty niba yaravuyemo kufura. Ariko mu bigaragara bye APR yanshye reka nkubwize ukuri abakinnyi hajemo ikintu cyo gutinyana ariko ubundi wabonaga ko nyirusha ikipe turacikanye uvuga APR yakinye neza ndayiferesita na Rayon yakinye neza. Ikipe irancitse mba nagerageje uretse ko haba no makosa menshi. Bakwanza mbere na mbere babanze barebera video ibereye muri surface de réparation hari iri ari penalty kuko akoreye muri surface de réparation hari ikintu gusanagaye ni arbitre uriya mu hagati yagiye nawe agira amakosa cyane ariko bose bakinye neza pe. Ku munota wa nyuma umukinnyi wa PRS yawukoze akiri inyuma kandi yagomba kuba ari penalty ariko muri make turashimira ko umupira wagenze nta rwaserera nta n'ikindi cyavutsemo. Turashimira umutekano w'igihugu. Robertinho kuva yagera mu Rwanda ngo wifuza guhora akina derby buri cyumweru akaba yari yarijeje abakunzi ba Rayon Sport gutsinda mu keba wabo ngwe arishimira inota rimwe yakuye ku ikipe ya PRS. Listen, today you spoke me. Umva uravuze uyu munsi ngo ni inota rimwe amanota 3 n'amanota 3 gusa intumbero zanjye za buri gihe yo gukina neza ndetse nkanatsinda. Ntabwo uzigira ubona uko ukunda Rayon Sport yitwaye. Urakoze cyane abakinnyi banjye bakoze ikipe ndayishimira kuko ni ikipe nshya n'abakinnyi n'abashya n'ibitekerezo bishya. Ibyo rero nibyo bizatuzamura imbaraga. Uyu munsi turishimye cyane ku kazi tumaze gukora. Tout le monde sont contents parce qu'on travaille. Ku ruhande rwa PRS abakunzi bayo bari barakaye ngo kunganya n'ikipe itabasha gutera mu izamu. Banza guferesta Rayon Sport kubera ko niyo kipe ikoza amateka. Abanyamakuru muze kwandika breaking news. Niyo kipe inkuye hinota mu mahoro kuva yavugururwa. Pyramide yaraje ndayigarika, Azamiraza ndayigarika, ariko Rayon Sport koza amateka. Kipe ntago incitse nta nimwe yacitse ndi hariya. Kigaragara cyo umutoza wacu we n'umwe ari barabeshya afata umukinnyi nka Chidiyabere niba ari Chidiyabere hari Baka nakamuzanye ngo twikinire umupira dukubita umureyo. Rayon Sport ni nka 60 kacu gahinda kenshi cyane sinzi ko ndi bwanataye ngere mu rugo kabisa. Gukina ikipe y'indembe nk'iyi ngiyi ikipe idashobora gutera mu izamu shoti na rimwe ukagira ikintu na kimwe nta mwataka na hagati hanganya nayo kweli habaho ikipe kuza ikina yihamba ikipe imeze nka Semuhanuka iko ikipe PRS Sport yaje imeze. Darikonovic utoje umukino wa mbere ahura na Rayon Sport garashimira abakinnyi be uko bitwaye. Congratulate to my players because I'm very happy about them and about their. Icyambere ndashimira abakinnyi banjye kuko ndishimye kubera bo bitewe n'uburyo bitwaye muri uyu mukino n'ubushake bari bafite ndetse n'ibyo berekanye nubwo hari bimwe na bimwe twagiye tubura. Rero niyo mpamvu bwa mbere mbashimira nta byinshi navuga kuko ntabwo ari ubwa mbere dukeneye kuri Stade Amahoro kuko